kwereka inzovu mu Rwanda. urumva jye mfite amakuru ku magereza koko iminota isigaye ni yawe. urashaka ngo tuyazane urumva mu magereza ngo funga mikoro yawe. hari abakozi funga mikoro yanjye. abakozi ngo 135 b'abacungagereza ngo bagize gutya bakora amakosa, ariko ayo makosa ngo ntabwo yavuga ku karubanda RCS ntiteye ityo ku buryo yandagaza abakozi no babo. kumara iminota hasi kovia nawe ibyo wabivuze. hanyuma ibyo turabizi mu nkuru ye bagomba guhanwa mu buryo bwa discipline igihe kingana iki nabyo ntibikwiye kumenywa. oya ntabwo bikwiye kumenywa kuko ni ibanga ryabo, ni ibanga ryabo, ni imihanire. ubuse wewe wahana abana bawe ibyo ntacyo nabyo ni ibanga. hanyuma se kuba urwego rw'amagereza rwifata rukajya gutanga ikirego ngo abacungagereza bakuru ngo bakore iyicarubozo mu magereza, izo mpuwe zo kwirega urimo urabyumva, bagatanga ikirego kitandukanye na raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yavuze ko hayicarubozo ruri mu magereza. ibyo bikaza bikurikiye umucungagereza wayoboraga gereza yaririmo ngo basanze ngo hari ririma mu Bugesera hari umufungwa ngo winjije ibintu ntibuke ibyo ari byo, bafata wa muntu baraza baramufunga baramwirukana, ariko ibintu yinjije nta cyica kirimo, niba bitari inyanya byari imineke byari byinjijwe n'umucungagereza n'umufungwa, niba atari ririma nahuye sinibuka ahandi byabaye. birukana ndetse umuyobozi wa gereza niwe bari wari ubitumije se. icyo uraza kukibaza uwo mudamu mwiza nabonye waje kuvuga icyo nzi cyo nta kwezi azavuga, hanyuma uzazajya hise bazamujyana kuyobora ikindi kigo. hanyuma umucungagereza wayoboraga gereza ya Gicumbi bahita hehe hejuru iriya bacukura amabuye y'agaciro Miyove, yinjira muri gereza ngo yamenye ko abantu benga inzoga makuruci ibintu nk'ibyo ajyamo arinjira, agezemo asanga abafungwa baramutegereje baramukubita. abacungagereza bari kumwe nawe nakavuze ngo barinze afande, bisubira hanze baramwihorera baramurekera, abafungwa baramukubita. abandi bafungwa barimo buri abantu bose iyo bafunze ntabwo bari nkozi z'ibibi, barwana ku muyobozi baramusohora, barwana n'abafungwa bagenzi babo. afande asohoka yavunitse ukuboko bakubise n'ibindi bikomere, aza gutanga raporo i Kigali cyabaye kumenya amakuru ye. umuyobozi umwe mu bayobozi bakomeye ngo muri iriya nziri yiri Rubirizi ngo arakomeye niyo waba umurashisha akatibusha ntabwo agwa. aravuga ati ahubwo bagufunge bakwiruka. niwe nabonye mu ijwi rya Amerika bavuga se ngo harimo, ariko ngo ni visi Madamu niba wabigize visi niba ari mu yewe icyo nuko ari umuyobozi nuwungirije urwego rw'amagereza, noneho wa wundi baramwirukana. ndakomeje ubwo ayo ni amakuru y'abamotari andi na ariko ibyo si amakosa. RCS ifite amakosa ikagira n'ibyaha, iyo bibaye uko avuga, iyo bibaye ibyaha bakujyana mu nkiko, iyo ari amakosa barakwihanira. uretse ndazi inkuru yanjye rega harashyaye ifumbire atumukaho buke sindase wazanye umuriro ahubwo urahamara ntabwo twatwika tuzajya twiyokereza se guterekera ku manywa byo bireba umuntu waje wizanye umuriro birembo. ndimo ndavuga inkuru ikomeye utazanye ikibatsi. bazimya amatara mu kinyarwanda teknise zimya amatara studio, zimya amatara nsigare ncanye, zimya amatara studio kuko amatara nsigare ncanye ego ye nuko umuriro ntabwo uraza neza. murebe uko umuntu abandwa ku manywa 3 wigira ikibazo. ibingibi mwigeze mubibona muri radio umuntu koko mu moko y'abanyarwanda aba wenda babanda bega n'abandi hari abagenda na gatara ku moko nkomeze inkuru yanjye, hari abagenda na gatara barangije ngaho noneho twika bati sikobigira amagambo ubusa ntihahiye harahiye shyira urumuri nturugaroyo gacwawe bataza kunshaka batakubona ariko ye bataza kumenya uwabivugaga. abamwe mu bayobozi cyangwa abafande bahoze mu gipolisi bagiye mu rwego rw'abacungagereza bagijyanyeho ngo nabo bajye gukora. ubu ngo basigaje ku kintu kimwe niko kagozi baziritseho, baravuze ngo umuyobozi uri hano icyo dukora cyose tuzakihanganira kuko yahawe akazi na fande wacu, kandi batubwiye ko afande ari umwe mu Rwanda. General Bingira niko yavuze, iyo tuvuze afande abandi twongeraho amazina, iyo tutongeyeho izina aba ari afande. ati kuba ari afande bamuhaye akazi niyo yajyaza akampagarara ku mutwe, iyo nkuru tuzayihera hejuru nzaguma ncecetse mbyemere kuko afande yamuhaye akazi. umunsi afande yamujugunye hanze akapurayinga bazasanga namushose. Ari abantu 135 n'imiryango yabo ntacyo bagomba kubaza, afande yatanze akazi.
abo ni abahanganye cyangwa se abasuzugurwa, ariko bariya bantu niba baregwa ibyaha by'iterabwoba ntibabisobanure, kuko nibo babuzwa guhura n'imiryango kugira ngo amakuru agwire. Ariko umuntu niwe ariko baracyabahemba babahemba ese ko babafunze nukubahana ni disipurine, ni ukubatoza ikinyabupfura. Ni ikinyabupfura marishari yavuze ko bibaho. Ahubwo hano hari mesaje y'umuntu ntasomye, hari mesaje y'umuntu ntasomye, we yavuga ko no muri polisi ngo ibi babikora ngo ni ibisanzwe mpamo y'Imana. Polisi sibuza abafunzwe cyangwa bari muri icyo gikorwa cya disipurine. Iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka, widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye. 95.3 BNB FM Umwezi turi siporo. Ni saa 4. Iyi ni 95.3 BNB FM Umwezi.